turabasuhuje. Iterambere ni ikintu abantu bose bakeneye. Abantu bose bakunda ibyiza. Umwana muto, umukuru, umusaza, abo bose bakunda ibyiza. Uyu munsi hari abantu badufatiye runini batuma twishima tukamwenyura. Abo ni abahinzi. Abahinzi baduha umunezero kuko bahinga imyaka yabo ikera tukayisanga mu masoko, nuko tugahaha tukajya guteka. Abenshi ntabwo tuba tuzi imvune yabayeho abahinzi bari guhinga, ariko abahinzi nabo bakora rimwe na rimwe amakosa yo kudakoresha ibintu by'ingenzi bituma bizamura umusaruro wabo. Bakavunika bahinga ariko umusaruro wabo ukaba mukeya. Hari ibanga mwahishwe. 50% ku bantu mwadikanyije barahinga bagakoresha ifumbire ya DI Grow. Ndisubiremo neza, DI Grow. DI Grow ni ifumbire ukoresha ikazamura umusaruro wawe, igihingwa kikagubwa neza. Cyagubwa neza nacyo kikaguha ibyo kigomba kuguha neza. Ikoreshwa ku bihingwa byose: ibirayi, ibinyabijumba, ibinyampeke, ibinyamisogwe n'ibindi. Ndetse iyi fumbire ifite umwihariko yuko ushobora kuyigaburira amatungo nk'ingurube ku bipimo bitandukanye. Iryo ni ibanga umuhinzi wese akwiriye kumenya kugira ngo ahinge yiteze imbere, ahinge azamure umusaruro we, anezerwe, natwe atunezeze, kuko umusaruro nuzamuka azashyira ku isoko natwe duhahireho. Aya makuru ukwiye kuyihererana. Muhinzi aho uherereye hose, ukwiye gukoresha ifumbire iguha agaciro ukeneye. Abantu tukubonamo ni uko uhinga ukeza. Ni ukuri ukwiye gukoresha ifumbire ya DI Grow. Ushobora kwihuta pesi ifumbire wayikura hehe? Waduhamagara kuri nimero zikurikira: 0788 478 9479. Nsubiremo: 0788 478 9479. Iyi fumbire uduhamagaye twayikugezaho waba uherereye hose. Ni ifumbire ukeneye, ni ifumbire y'ingenzi, ni ifumbire igufasha guhindura ubuzima bwawe maze ukaba intangarugero. Abayikoresheje bezaga ibitoni 10 z'ibirayi, uyu munsi bageze kuri toni 30. Ibyo wawe uhinga byose byikuba inshuro zirenze 3. Ninde utakunda ibi byiza? Nawe